umubiri tugomba kuwitaho, ariko umubiri tuwutinzeho. Abarokore bafite ikibazo cyo mu mitekerereze. Umubiri se ni iki? Umubiri uzabora, uribeshye. Umubiri uzabora igihe cyo kugera, icyo kubora cyageze. Hanyuma se ugira ngo tuzabore duhagaze? Nimba se umubiri uzabora, kuki urwara ukajya kwa muganga wazaretse nyine ko umubiri uzabora? Ko bakurangira ibinini ukajya kubishaka? Usanga hari umugabo wajujubije umugore we, yirirwa mutoteza ngo dore uko angana, ngo dore uko kimeze. Buri munsi agahoramo harasinga amubwira ayo magambo, amubwira muri ubwo buryo. Ntago ari ibyo wa mugabo we. Ibyo bintu ntago ari byo. Bakururwa n'icyo kibuno. Nimba ufite ubwoba bw'uko utazabona umugabo cyangwa uwawe azagucika, ashobora kuba yarakunze amaso yawe, wajyaniyaho. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Abakunzi banjye ndabashuhuje kandi ndabahobeye cyane. Imana nibahe umugisha. Ni kuri mama Sharirene nkuko mubimenyereye, aho tugenda dukora ibiganiro bitandukanye, tubereka uko dukora iwacu, tubereka uko dutegura, kugira ngo namwe nimubona ari byiza muzabikore. Hanyuma n'ubundi nagarutse nje kubereka ukuntu nateguye ibyo kurya byanjye n'ibintu njya nibandaho, kuko ibi bintu byose mukunda kubimbaza. Ngewe rero ibyo kurya njya nkunda kwibanda mu bintu bidafite amavuta. Mu bintu bidafite amavuta, nubwo amavuta nta wampaye itegeko ryayo, ngewe ngenda nyashyira mu rugero kugira ngo atazanteza ibibazo. Hanyuma iki ni igitoki gitogosheje. Iki ni igitoki gitogosheje kiriho isosi y'inyama. N'iyi nyama mubona isa neza gutya gutya, ntago izi nyama zikaranze, ahubwo izi nyama zitetse mu buryo zitarimo amavuta. Hanyuma urabona ko igice kinini ari igice cyo kurya salade, niyo mba nashyizeho nyinshi. Hanyuma hano murahabona na ji. Nibigukundira ujye ukora ji naturelle kandi itarimo isukari. Hanyuma hano urabona ko hariho n'iyi deseri y'amaronji. Hanyuma nkuko ubushize nagiye mbibabwira, nagiye mbashishikariza cyane ko tugomba kwita ku mibiri yacu, ariko nge nkagenda nanone nkunda kwibanda ku ijambo rivuga ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Ushobora kubwira umuntu ukamubwira uti hari ahantu hari umuti ugabanya inda, yaba adafite n'amafaranga akaba yajya kuyaguza. Ushobora kubwira umuntu uti hari umuti unanura umuntu akava ku biro 100 akageza kuri bingahe, na kredi yayifata yajya no guteza isambu. Ibi bintu ntabwo ndi kubinenga, ahubwo ikintu nkunda kuvuga ni ukuntu umubiri tuwitayeho muri iyi minsi. Satani yadusukiye umwuka wo kwita ku mubiri cyane. Mana sinzi nimba hari abantu babibona nkuko mbibona. Satani yasutse umwuka wo kwita ku mubiri wacu, abantu ntibagisenga, abantu ntibagiterana, abantu ntibakiyiriza ubusa, abantu ntibagishaka kubana n'Imana, abantu ntibagikumbura ijuru, ntibagitinya Imana, ntibakibaza ku by'ubugingo bwabo. Abantu ubababarire. Ubu ikintu kigezweho n'ubu buzima bwacu. Ni iki narya nkirinda?
niki narya nkirinda indwara. Ibi bintu ntacyo, ni nayo mpamvu mubona nanjye ari byo nateguye, ariko nababwiye ko nzajya mbigisha mu buryo bubiri. Aha rero nakoze salade, mwayibonye ni kokombure n'urunyanya, nimbize ngo ari shufurere ko nzibagiwe mwuka byaramwe, muraza kubaze kuzibafotorera muzirebe. Nakoze kokombure y'ubu bwoko uko ari butatu, kuko mu biryo byose ugiye kurya ujye wibanda kuri salade. Ubu ibintu byose ngiye kurya murabona ko bisa neza ariko nta mavuta arimo. Hanyuma rero tugiye kurya ubundi tuganire. Ndashaka ko tuzajya tuganira, nzabigisha kwiyitaho mu buryo bw'umubiri, mbigishe no kwiyitaho mu buryo bw'umwuka. Umuntu uzakubwira ngo umubiri uzabora umubiri uzabora. Dufite abarokore bafite ikibazo cyo mu mitekerereze. Umubiri se ni iki? Umubiri uzabora, uribeshye. Umubiri uzabora igihe cyo kugera icyo kubora cyageze. Hanyuma se ugira ngo tuzabore duhagaze? Nimba se umubiri uzabora, kuki urwara ukajya kwa muganga wazaretse nyine ko umubiri uzabora? Ko bakurangira ibinini ukajya kubishaka? Nimba wumva ko umubiri uzabora, nurwara ntukajye kwa muganga, ntugafate imiti, uzagumaho nyine umubiri uzabore. Twese turabizi neza ko umubiri twitaho uzabora, ariko umubiri uzabora igihe cyawo cyageze. Hanyuma mwishaka ko umubiri ubora igihe cyo kubora kitaragira. Niyo mpamvu dukwiye kwiyitaho. Hanyuma ibi biryo byose mubona ngiye kurya nta mavuta arimo, kandi rwose biraryoshye. Ba bantu rero ati ngewe ibyo ntobimbwire, ibintu by'amavuta sinabireka. Nanjye niko najyaga mvuga kera, ariko ngomba kuyagabanya cyane ko ubu yabaye na menshi. Salade. Niba gukundira ibiryo byose uriye, ujye ushyiraho salade. Nuba utashyizeho imboga nawe wabishyiraho byose ntacyo, ariko salade ujye uyirya nyinshi. Umubiri tugomba kuwitaho, ariko umubiri tuwutinzeho. Iyi nyama iryoshye, kandi idakaranze.
salade ni ingenzi rwose, bikubereye byiza ibyo utetse byose warya salade. Ibyo utetse byose, ibyo ugiye kurya byose ukabiryaho salade. Utuntu natwe bajya kandi ubundi nzi ko twitwa, muzaturebe mu ifoto yatwe, njye ntabwo njya nikaranga, nzatubereka mu ifoto duteguye. Ko rero ngera abashuti inshuti zanjye zihita zimbwira mama sharire, zihita babimbwira neza. Reba salade, hanyuma dukomeze tuganire. Dukomeze tuganire. Bushize mu kiganiro kindi nateguye, nababwiye ukuntu abagore n'abakobwa bafite imitima ihagaze kubw'umwuka Satani yasutse wo kutanyurwa, agatera abantu guhangayika kubw'imiterere yabo, kugeza ubwo byinjiye mu bantu bose. Kandi n'abateye neza nabo nuko, ureko ari umwuka uturuka ikuzimu kwa Shitani. N'abateye neza nabo barara ijoro kugira ngo bakomeze babe bateye neza. Nababwiye ko kuba umuntu yakora umubiri we agakoresha ibintu bidafite icyo bitwaye, akajya muri siporo kugira ngo agire ikibuno, nta kibyo bitwaye. N'ibindi byose wakoresha ntago nje kubikubuza nk'uko bushize nabibabwiye, ariko narababwiye ngo ntago dukwiye gutunga imitima iduhagazemo. Kuba umuntu, abagore n'abakobwa benshi bafite imitima ihagaze, ntago bashaka imiterere yabo. Kandi reka mbabwire, ibi mbabwira narabibonye kuko narabigenzuye nsanga nibyo. Hari abafite ubushobozi bwo kujya kwihinduza, hari abandi bafite ubushobozi bwo kujya muri siporo, hari n'abandi bafite ubushobozi bwo gushaka regime. Ariko noneho hari abantu badafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora muri ibyo byose, ariko abo bose barahangayitse. Narakubwiye ngo kuba uba uteye ukuntu hanyuma ukifuza ukundi kuntu waba uteye, ariko ukabikora udafite umutima uguhagazemo, hamwe wicara ugashyira n'urubanza ku Mana ngo yakuremye nabi, hariya niho mukorera ibyaha. Ubushize nababwiye ko nzabibabwiraho, ndababwira ngo abagabo banyu nibo babibatera ahanini.
usanga hari umugabo wajujubije umugore we yirirwa mutoteza ngo dore uko angana, ngo dore uko kimeze, wazasanze abandi bagore ukababaza uko bigenda. Ubundi ibintu byose birashoboka iyo abantu babyumvikanyeho mu rukundo no mu bugwaneza. Uramutse ubonye umugore wawe afite taye udashaka kandi ukaba wumva yuko ashobora kuyihindura, uzi naho bayihindurira, ntabwo ukwiye kujya wirirwa umutoteza uvuga ngo dore uko gisa, dore uko kimeze, wowe ubona uri igiki uko atambutse. Umugore yamara kwirira ukamuhamagara ati enda hano mama runa, erega kabasanze umutware mu ntebe agira ngo ni ijambo ryiza agiye kumubwira, yarangiza akicara ati niko, gakora mu bwanwa ati niko. Ujya wireba, urireba wabonye ukuntu usigaye ungana. Erega kuba asigaye angana gutyo bikayitwa icyaha. Akabikubwira arakaye, akabikubwira ababaye, kandi akabikubwira n'umujinya. Urireba uko usigaye ungana, urireba. Yaba ari avuye nko muri dushe ari kwisiga, ari mu cyumba n'umugabo arimo, akamubwira ati igira hino, ubundi ubwo ubona uzagarukira he? Buri munsi agahoramo harasinga amubwira ayo magambo, amubwira muri ubwo buryo. Ntabwo ari ibyo wa mugabo we, ibyo bintu ntabwo ari byo. Washatse se wowe nimba wumva umugore wawe ushaka ko ajya kuri taye, wamufashije gushaka uburyo yabikoramo ko mwese bibafitiye inyungu. Nimba kumureba bikunezeza, nimba iyo taye inejeje umutima wawe, nimba hari ibyo yakora ukishima, wabimufashije kuri umufasha we, utamujugunya utiriwe umutoteza ujya kumukura iwabo. Yaje afite indingana kuriya, ujya kumukura iwabo yaje afite mama pasiteri, yaje afite uku kuboko. Ujya kumukura iwabo yari afite ibere rigera aha ngaha, ntabwo yari afite ibere rihagaze. Ujya kumukura iwabo nyine ntiyari umukobwa ufite umubiri umeze neza. None umubiri utangiye kwizinga nk'ishashi, umubiri utangiye gukweduka kubera kubyara kuko ntakiri umukobwa, utangiye kujya umutoteza nkaho ibyo bintu byose uvuga yabimereye iwawe. Witoteza umugore wawe ngo kubera imiterere ye, ejo nawe atazagutoteza kubera ko nta kazi ugira cyangwa nta mafaranga ugira. Kuko muri iyi si hari ibintu biri kuzamuka ku isi bivuye kwa shitani. Bamwe ngo abagore ngo mfite umugore ngo uteye nabi bikaba intambara, abandi nango umugabo wanjye nta kazi agira bikaba intambara. Mwajye ubundi mwubahana mwubahana. Ese ugira ngo impamvu reba taye y'umugore wawe se agafaranga kagukira igitaka ari mu ikofi? Impamvu uri kureba umugore wawe uko ateye wirirwa unabimucyurira, ni amafaranga ari kugukira igita. Amaso yawe yarahumutse, ariko burya akiri n'umukobwa niko yasaga. Ugira ngo si impfundiko yazimereye iwawe? Utwo tuguru duto yese ujya kumurambagiza ntago watubonaga? Iyo migunguzi yaha mu maso ujya kumushaka ntiwamubonaga? Kuki uri kumusaba se kuba inzobe kandi ujya kumushaka yari igikara? N'udufaranga turi kugukira igita wa mugabo we. Udufaranga twaragukira amafaranga. Hari ukuntu amafaranga akiri igita abagabo mu ntoki, hanyuma n'amaso agahita ahumuka. Amafaranga ajya kirigita abagabo n'amaso agahumuka, amafaranga arabakirigita. Mbese ugahita utangira kujya wipima ku mugore wawe, ukajya uhora ubihuza. Mwaba mwicaye nk'aha ku meza muri kurya, ukipima ukamwipimaho ukabona uti wapi. Ariko wapi nawe ntabwo ibyo ari byo. Ibintu byose ushobora kumubwira uti sheri, ukabimubwira n'umutima mwiza, kandi ukanabimubwira utabona ko ari icyo ntazi cyangwa icyohe wajugunyaho, ukabimubwira umuhaye agaciro, ukamubwira uti sheri, uti ko hari ahantu numvise haba siporo izana ikibuno. Uti ko
ko numvise ko hari ahantu bakoresha abagore siporo bakazana ikibuno, waretse tugashaka umukoca nawe ukagerageza nkajya ndeba ko nkajya nkureba. Basi ubikoze gutyo umugore wawe azakumvire, ugende uyatange, ugende umushakire koca. Nakubwira iki? Ariko reka nkubwire ukuntu mutajya munyurwa. Nanagikora akakizana icyo kibuno, uzahura n'abandi bafite ikindi kimeze ukuntu, kuko ubu hari n'ibibuno by'imigunguzi imwe bagiye bateraho bimeze gutya. Nahoze ndebe ejo bundi ye baba data cyo ukora muri inkunguzi. Njyewe simbyumva umuntu w'umugore ufite umugabo, ufite abana, umuntu Imana yahaye ubuzima ikamuha imibereho, ukuntu asigara ntungunitse ngo agiye kwiyomekaho amabuno. Mbabarira, I'm sorry ku ababikoze, ntabwo ari mwe mvuze kuko sinabazi. Abamaze kubikora ntabo nzi, ndimo kwigisha. Hanyuma rero aba mama, abakobwa, uzabikore nubona byanze uzabireke. Nta mana y'ibiguruka. Ntabwo abagabo bose bakunda abagore bafite amabuno, kandi nibana bakunda bazishuka kuko abagore bose ntibazayagira. Nta nubwo amahirwe yose arindiriye abo bagore bafite nyashi. Ni nyashi iyo uvuze ikibuno ntawe ubyumva. Mwirara mudasinziriye, mwirara amajoro, mwigira stress. Nimba ushaka kubimenya ko ari ibintu bisanzwe, uzareba abayafite yapfiriye ubusa atagize icyo amarira. Cyokora nimba ushaka kujya kuyacuruza aho birumvikana. Ariko burya Imana ijya kuguha ikibuno, ntabwo yaguhaye ikibuno cyo kwereka abagabo n'abasore. Yaguhaye ikibuno cyo kujyana kuri tuwarete no kugira ngo ujye ubasha kwicara. Niyo misiyo. Ntabwo Imana yigeze itanga ikibuno cyo kugira ngo wereke abagabo, cyo kugira ngo utambuke banyeganyege, cyo kugira ngo nuhita abagabo barebe imirari. Ntabwo ari iyo misiyo Imana yari ifite. Si iyo mpamvu ijya kuguha ikibuno. Yari yapanze kuzajya ujya kuri tuwarete. Yego, nuko ujya kuri tuwarete, Imana yari yateguye. Ikindi ni ukugira ngo ubone uko wicara. Buri rugingo rwose Imana yahaye umuntu yari ifite icyo igamije. Imana ijya kurema amaguru. Imana yagira ngo abe ari ayo kugenda. Ntago ari amaguru yo kuza kwanika muri Nyarugenge na hariya mu mujyi kwa Rubangura ngo ugende wemeza abatipe n'amabogari y'abagabo. Ntago Imana yaguhaye amaguru yo kwirirwa werekana. Ni amaguru yo kugenda nicyo yaguhereye. Kujya kuvuga ngo ufite amaguru mabi ukavuga ko amaguru yawe afite ipfundiko, ibyo ngibyo uburi kuburana urubanza rutariho, kuko icyo Imana yagombaga kuyaguhera ni ukuyagendesha. None byarakunze. Ijya kuguha amaboko byari kugira ngo uzayakoreshe. Ijya kuguha amaso, ntago yaguhaye amaso yo kugira ngo ugire amaso manini ujye urerembura. Nge sinabizi mama ni duto, ujye unareremburira abagabo n'abasore. Yaguhaye amaso yo kureba. Hanyuma nimushire impumu bakobwa beza, namwe bagore beza, nimushire impumu bafite nyashi ntacyo babarushije. Nimushire impumu, nimutuze. Kuko nujya sehashika uzahasanga abafite nyashi baryamyeyo. Nujya no muri moruge uzasanga izo nyashi ziryamyeyo. Nujya na Rusororo uzahasanga nyashi. Hoya nunabona no mu mpanuka ziba uzasanga n'abafite nyashi zibabaho. Mu bantu bahuye n'ibyago n'amakuba n'abafite nyashi barimo. Mu bantu babwahagiranye bakabura epfo na ruguru n'abafite nyashi barimo. Ese ubwo nimba ibyago n'amakuba bidakatira abafite nyashi, uririrwa uhangayika ngo nta nyashi ufite, ushingiye kuki? Kuwo mwuka ari w'abazimu n'abadayimoni waturutse kuzimu, aho shitani yirirwa kubwira ngo dore uko uteye. Ntabwo uteye nk'abandi. Hari umugore nigeze mbabwira, bamubwiye ko afite ijosi ribi. Kuva uwo munsi atangira kuripfuka. Ibaze kubaho mu buzima bwawe bwose uhorana agatambaro mu ijosi ngo uri gupfuka hano. Ariko burya ndimo gusoza, buri muntu wese Imana ifite ikintu yamusigarije cyiza. Uzi ko hari ibintu Imana ikwima ikagira n'ibindi guha. Erega burya ibyo yaguhaye niyo turufu yawe.
ntabwo abagabo bose bakururwa n'icyo kibuno. Nimba ufite ubwoba bw'uko utazabona umugabo cyangwa uwawe azagucika, ashobora kuba yarakunze amaso yawe, wajyaniyaho ko abandi wagira ngo rwose ko abandi wagira ngo ni imyobo. Nimba ayo maso Imana yaraguhaye wajyaniyaho, nimba Imana yaraguhaye no mu maso heza nyashi zikaba zitariho, wajyaniye kuri iyo turufu. Hari ibintu nimba Imana yaraguhaye inzobe itavanze umeze nk'Abahinde wajyaniyaho. Buri wese Imana ibyo yamuhaye yari yabyizeho. Abagabo banyu nibabaha amahoro, nimushaka kugira ibyo mushaka kugeraho mu byumvikaneho mwembi. Ariko abantu bajya kwiyongeresha ikibuno, mwebwe ndabagaye. Burya Imana n'ukuri yari yaguhaye umugisha, birya yari yakoze byari bihagije. Murakoze rero, ndashoje. Tunyurwe nuko turi, ibyo dushaka tubishake twitonze, tutinuba, tutitotomba, kugira ngo bitazatuviramo icyaha. Kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byose. Hanyuma umubiri tugomba kuwitaho, ariko n'ubugingo tubwiteho. Ntitwitindeho, ntidutinde ku mibiri yacu gusa, ahubwo tunite ku iherezo ryacu. Twite kuri Kristo. Umunsi napfuye nzajya he? Tubitekereze. Ubugingo bwanjye bumeze gute? Tubitekereze. Kujya gusenga tubitekereze. Kubana n'Imana tubitekereze. Kuko ibi byose twirirwa turya tukananywa bifite aho bigarukira. Ariko kubaha Imana no gusenga ni ubuzima bw'iteka kandi ni byiza. Ndabakunda. I love you. Abatarakora subscribe ni muyikore, mukore share, mukore comment. Nama n'ibitekerezo birakenewe kuri Mama Sharirene, kandi mba no muri Momo. Amina.